Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda akaba noneho yongeye kubwiza ukuri umugore wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda akaba na wundi ari Habyarimana Juvenal umugore we Kanziga akaba yakoresheje itangazamakuru mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gukwirakwiza ibinyoma nk'uko tugiye kubagezaho muri nkuru yose uko yakabaye. Mbere yuko tubagezaho iyi nkuru kugira ngo mubanze musobanukirwe neza, ni ikiganiro kinini cyane kirekire gifite hafi amasaha abiri aho yavugaga ibintu byinshi byo kwigira mwiza ndetse no kwitagatifuza, avuga ibintu byinshi katabizi. Mbere yuko tubagezaho ibyo Olivier Nduhungirehe yamubwiye ndetse n'ingingo zitandukanye yamuhaye, reka mbanze bagezeho aka video gatoya cyane kugira ngo mubanze mwumve ibyo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Nge nabwira abanyarwanda ni ukumenya kubana. Bivuze iki gukoresha ibinyoma ko n'ubundi kinyoma aricyo cyashenye u Rwanda? Ninde munyarwanda bavuga ko atakomeretse? Ninde munyarwanda bavuga ko atapfushije? Ninde munyarwanda bavuga ko batahohoteye abe? Kandi tugomba kongera kwiyubaka tukongera kugira umubano b'abahutu b'abatutsi b'abatwa. Abashoboye kumenya Perezida Habyarimana, abashoboye kubaho ku gihe cye, si umuhutu, si umututsi, si umutwa, yewe n'umukongore n'umurundi bazi amagambo General Habyarimana yavugaga ati ubumwe n'amahoro tubane. Nyuma y'ikiganiro kirekire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ukomeje gukubitira ahababaza abanzi b'u Rwanda, ukomeje gukubitira ahababaza abagoreka amateka y'u Rwanda ndetse n'abashaka gusubiza u Rwanda aho rwaturutse, yamaganye iki kiganiro Agatha Kanziga wahoze ari umugore wa Habyarimana Juvenal wigeze kuba perezida w'u Rwanda, aheruka kugirana n'uwitwa Willy Kabera akigaragaza nk'umutagatifu. Muri icyo kiganiro cyatambutse kuri chaîne ya YouTube yitwa Memoire, Habyarimana officiel Kanziga yagarutse ku buzima bwe nk'umugore w'igihugu, urupfu rw'umugabo we ndetse n'imibereho ye mu buhungiro. Minisitiri Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko kiriya kiganiro cyatambutse habura amezi make mu Rwanda rwibuke ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi, ari ikinyoma kigamije gusonga abarokotse ndetse n'ubugome. Yagize ati mu gihe u Rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya 32 ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bikomeje gufata indi ntera, by'umwihariko bituruka i Paris. Urugero, iki kiganiro cyahaye ijambo uwahoze ari madamu wa perezida Agatha Kanziga cyakozwe na Willy Kabera n'isonga ry'ikinyoma n'ubugome bukabije. Nduhungirehe yavuze ko kiriya kiganiro cyari kigamije kuvuga amateka ya vuba y'u Rwanda anyuze maso y'umupfakazi wa Habyarimana, mu gihe nawe ashinjwa kuba yaragize uruhare muri jenoside. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yanenze Kanziga kuba ntacyo yigeze avuga ku bwicanyi ndengakamere bwakorewe abatutsi hagati y'1959 n'1964 cyangwa kuri jenoside yo ku Gikongoro yo mu 1963, kandi icyo gihe umukunzi we nyuma waje kuba umugabo we Lieutenant Capitaine Habyarimana yarasanzwe ari mu buyobozi. Yamunenze kandi kuba nta jambo na rimwe yavuze ku gutotezwa kw'abatutsi mu mashuri muri Gashyantare 1973 umugabo we yagizemo uruhare nka minisitiri w'ingabo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi yagaragaje ko Agatha Kanziga yavuze ibinyoma ku iyicwa ry'abanyapolitike bo muri Repubulika ya mbere, yavuze ko ryakozwe na Theoneste Lizinde wenyine bikaba byaratumye Perezida Habyarimana ababara. Yunzemo ati nyamara byagaragajwe neza ko ari Habyarimana ubwe wategetse ubwo bwicanyi, akanategeka ko imiryango y'abanyapolitike bishwe yirukanwa ikajyanwa mu ntara bakomokagamo, igahabwa itegeko rikomeye ryo kutazigera ikandagira i Kigali. Yashinje kandi madamu wa Habyarimana kuvuga ibinyoma ku buryo Gregoire Kayibanda n'umugore we bafashwe, aho avuga ko Perezida Habyarimana yabitagaho nyamara yarabaretse bagapfa bazize inzara.
Ikindi kinyoma ni icy'ivangura rishingiye ku moko no ku turere ryateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana yagabanyirije ubukana akaryitirira gusa uko ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi bwari bwaratoranyije abasirikare b'igihugu cyane cyane abaturukaga muri Gisenyi na Ruhengeri. Yavuze ko nyamara ivangura rishingiye ku moko no ku turere ryabaye muri Repubulika ya Kabiri cyane cyane mu mashuri no mu kazi, ryanditswe kandi rikaba rizwi neza. Ikindi ni uko nta jambo na rimwe Kanziga yavuze ku bwicanyi bwa politike bwabaye mu myaka y'1980 by'umwihariko ubw'abadepite Felicula Nyiramutambirwa, umunyamakuru Silvio Sindambiwe n'uwahoze ari Minisitiri François Muganza bishwe bazira gukomeza kwamagana ruswa n'ivangura rishingiye ku moko no ku turere byateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Hari kandi kutagira icyo avuga ku kazu cyangwa Rezo Zero we ubwe yari yarashinze afatanyije n'abavandimwe be n'inshuti ze kugira ngo bagenzure inzego z'igihugu, bikubire umutungo wa leta kandi batoteze abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abatutsi. Ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu myaka y'1990 i Murambi, muri Bugesera, i Mukingo, i Kibirira, i Kibuye n'ahandi henshi mu gihugu bwateguwe n'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND n'iyicwa ry'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ku itariki ya 7 Mata 1994. Bamwe bicanywe n'imiryango yabo bikozwe n'abari bagize umutwe wari ushinzwe kurinda perezida. Bamwe muri bo bavuye mu rugo rw'umukuru w'igihugu i Kanombe. Nduhungirehe yanenze by'umwihariko umugore wa Habyarimana kuba nta jambo na rimwe yavuze kuri jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo igasobanurwa gusa nk'intambara, no kuba nta jambo na rimwe ry'ihumure cyangwa irihumuriza yagaragaje ku banyarwanda barenga 1 miliyoni, abagabo n'abagore n'abana bishwe n'interahamwe zashinzwe n'umugabo we bavuga ko bari kwihorera. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yanenze Ubufaransa kuba bwaremeye ko propaganda nk'iriya itegurwa, nyamara jenoside yakorewe abatutsi imaze imyaka 32 yemejwe n'urukiko mpuzamahanga ikanemerwa n'umuryango w'abibumbye. Gira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibijyanye n'ibitekerezo bikomeye cyane bya Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wavuze anenga ku buryo bukomeye cyane ikiganiro cyagarutse ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu mudamu. Nayo ikiganiro nabashe kumva cyose nkakirangiza cy'uyu mudamu Kanziga Agatha wari uri kwitagatifuza mu buryo bwose, agashyiramo ibintu byo gupfobya jenoside ndetse n'ibyo gushinja ibintu bitandukanye birimo ihanurwa y'indege ndetse n'ibindi bitandukanye. Harimo ibinyoma byinshi bitandukanye byo kwitagatifuza, kwigira mwiza nkaho nta kintu yarazi, yirengagije ibi byose tugarutse izi proof tugarutseho zatanzwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aho yari ari kugaruka ku bijyanye n'ibyakozwe n'umugabo we ndetse n'uyu mugore nyirizina watanze ikiganiro, aho yavugaga ko ari kuvuga ku mateka y'ubuzima bwe ariko akagira byinshi yirengagiza, akagira byinshi aca hejuru kandi azi neza harimo n'ibyo yagizemo uruhare. N'igitero rero kandi ibitero byakomeje kugenda bigabwa ku gihugu cy'u Rwanda uko imyaka igenda ishira. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV aho nyine bagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zivuga ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndabashimiye cyane, mukomeze muhane nanjye, ndabakunda muri ab'agaciro.